Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira icyumweru cyiza, cyumweru twibukaho imihamagaro itandukanye muri Kiliziya. Mu nyemerere dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri iki cyumweru. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Petero atumizwa imbere y'inama nkuru ya Isirayeli. Ubwo yuzuye Roho Mutagatifu arasubiza ati: batware namwe bakuru b'umuryango, uyu munsi turabazwa iby'ineza yagiriwe ikirema no gusobanura uburyo uyu muntu yakijijwe. Nimumenye neza rero mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isirayeli ku izina rya Yezu Kristu w'i Nazareti, mwebwe ubwanyu mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ari ryo uyu muntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yezu uwo niwe ryabuye ryajugunywe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi: ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Abatinya Uhoraho nibabivuge babisubiremo bati: urukundo rwe ruhoraho iteka. Ibyiza ni ukwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. Ibyiza ni ukwisunga Uhoraho aho kwiringira abanyamaboko. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe wagennye ko biba bityo, maze biba agatangaza mu maso yacu. Ni wowe Mana yanjye ndagushimira, Mana yanjye ndakurata. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa. Nkoramutima zanjye, nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze, kugeza n'aho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, nuko itamenye Imana. Nkoramutima zanjye, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu abwira Abayahudi ati: ninjye mushumba mwiza. Umushumba mwiza yigurana intama ze, naho umucanshuro utari umushumba ntabe na nyir'intama. Abona ikirura kije agatererana intama agahunga, ikirura kikaziraramo kikazitatanya. Agenza atyo abitewe n'uko aba ari umucanshuro, maze intama ntizibe zimushishikaje. Ninjye mushumba mwiza, nzi intama zanjye nazo zikamenya. Mbese nk'uko Data nzi, nanjye kandi nkamenya Data, ndetse nemera guhara ubugingo bwanjye nkabutangira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo ngomba kuzizana zikazumva ijwi ryanjye, maze hakaba igikumba kimwe n'umushumba umwe. Ngicyo igitera Data kunkunda, kuko ntanga ubuzima bwanjye kugira ngo mbusubirane. Ntawe ubunyaga, ahubwo ni njye ubwanjye ubutanga. Mfite ububasha bwo kubutanga, kandi nkagira n'ububasha bwo kubwisubiza. Iryo ni itegeko nahawe na Data. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, none turahimbaza icyumweru cy'umuhamagaro, icyumweru twita icyumweru cy'umushumba mwiza. Umushumba mwiza rero n'utarumanza izo aragiye, n'utazimiza izo yahawe.
hari umushumba wakundaga kuragira intama ze buri munsi, maze ku mugoroba akazicyura. Nuko haza kubaho umujura wiyoberanyije, yiyambika uruhu rw'intama maze yinjira mu mukumba agira ngo aze kugira izo yibamo. Nuko umushumba aramubona ariko arabyirengagiza. Bageze ku rugo aho intama zagombaga kwinjira, wa mushumba yegera wa mujura wari wigize intama, nuko arahondagura, maze inkoni zimurembeje. Nuko wa muntu wigize intama aratangira aravuga ati, ese ntabwo ureba izindi ntama? Nuko avamo ariruka. Umushumba mwiza rero numenya izo yaragijwe cyangwa aragiye. Umushumba mwiza arazitaho akazimenya, kandi ntiyemere hari icyazitatanya, ahubwo agahora iteka azihozaho ijisho kugira ngo azifate neza. Umushumba mwiza numenya intama ze akazitaho ndetse akazirwanirira. Umushumba mwiza numenya inshingano ze zo kuba umushumba. Natwe birashoboka ko turi abashumba cyangwa se abarinzi b'icyubahiro cy'abagenzi bacu, abarinzi b'agaciro bafite mu maso y'Imana, abarinzi b'ibyiza bageraho, b'abarinzi bagomba kubisigasira. Natwe uyu munsi turibuka ko dufite inshingano zo gufasha abandi, inshingano zo kubakomeza mu kwemera, inshingano zo kubashyigikira mu bukristo bwabo. Natwe rero uyu munsi ni uwacu, twigire kuri Kristo umushumba mwiza, natwe twumve ko hari inshingano dufite imbere y'abavandimwe bacu, inshingano zo kubayobora ku Mana. Amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aragaruka ku kumenya inshingano zacu nk'abakristo. Mu isomo rya mbere turibuka ko twahawe inshingano yo kwamamaza umukiro w'Imana mu bavandimwe bacu. Isomo rya kabiri ritwibutsa ko izo nshingano zituruka kuba turi abana b'Imana, twaba twararimwe n'urukundo, tukaremerwa gukunda no gukundwa. Mu ivanjiri izo nshingano twahawe zigaragarira mu byo dukora, kandi byisanisha n'inshingano Yezu afite nk'umushumba mwiza, umushumba wita ku ntama ze kandi akazitangira. Mu isomo rya mbere Mutagatifu Petero yuzuye Roho Mutagatifu afata inshingano zo kwigisha abatware n'abakuru b'umuryango baheranywe no kumva ko bishoboje kugeza aho batabona kandi ntibakire umukiro wa Kristo. Uwo mukiro ugaragarira mu bubasha bwo gukora icyiza, kuko Yezu aho yanyuraga hose yakoraga ibyiza, kandi uwo mukiro ukagaragarira mu kubabarira ibyaha tubikesha Yezu Kristo kandi tubigiriye izina rye. Kubambwa, urupfu ndetse no kuzuka kwa Yezu nibyo bigize inyigisho za Petero. Ababwira ku izina rya Yezu ari ryo rikiza, niryo rirokora kandi rigatanga ubwigenge nyabwo. Natwe dufite izo nshingano zo kwamamaza hose inkuru nziza y'umukiro tubikesha Roho Mutagatifu twahawe, igihe duhawe isakaramentu rya batisimu ndetse n'iryo gukomezwa. Ku rugero rwa Yezu umushumba mwiza utanga ubuzima agatanga umukiro, natwe duhamagariwe gukiza isi mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu migenzereze yacu, tugaharanira ko abantu bamenya inkuru nziza kandi bakagarukira Imana bakayikurikira. Mu isomo rya kabiri Yohani Mutagatifu aratwibutsa inshingano zacu zituruka ku kuba turi abana b'Imana kandi bakijijwe babikesha amaraso ya Kristo. Imana yadukunze urukundo ruhebuje kandi tugira abana bayo mu mwana wayo w'ikinege Yezu Kristo. Kuba umwana w'Imana bidusaba byanze bikunze kwigiramo urukundo
kandi urwo rukundo rukaturanga muri byose. Ni inshingano zacu gukunda abavandimwe, ni inshingano zacu kubagaragariza impuhwe n'imbabazi z'Imana. Igituma urukundo rusa nk'urwayoyotse mu mitima ya benshi ni uko benshi banga gufata inshingano cyangwa se kugira ibyo babazwa ku bavandimwe babo, kuko burya gukunda ni ugufata icyemezo cyo kumenya ibyiza bya mugenzi wawe, ibimutera kunezerwa ndetse n'ibimutera ibyishimo. Imana yakunze isi ishaka ko ikira. Imana yakunze isi ishaka kandi buri teka yifuza ko isi ibona umukiro, nubwo isi iyo ikomeza ikanangira umutima ikigomeka ku Mana, nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabitubwiye hano i Kibeho, atubwira ko isi yigometse ku Mana, isi yanga kwakira umukiro, isi yameze amenyo. Umubyeyi Bikira Mariya aradushishikariza kuva mu cyaha, bityo tugakurikiza ivanjiri y'umwana we, tubikesha ko Imana yadukunze ikatwohereza umwana wayo, akaza ataje kuducira urubanza, ahubwo akaza kuduha umukiro w'iteka. Natwe duharanire gukunda nk'uko umubyeyi Bikira Mariya abidushishikariza, kugira urukundo rwa kivandimwe, maze buri wese yumve ko afite inshingano ku mukiro w'umuvandimwe we, ku mukiro wa mugenzi we, kubera ko muri batisimu twahawe duhamagariwe kubiba hose urukundo, amahoro, ubumwe ndetse n'ibyishimo. Ivanjiri y'uyu munsi iraduhamagarira gutanga ubuzima ku rugero rwa Yezu, umushumba mwiza. Ubuzima bw'umukristu ni ubuzima bwo kwitanga, ni ubuzima bwitangira abandi kandi bukabafasha. Nk'uko Yezu yita ku ntama ze kandi akazimenya mu mazina yazo, natwe dufite inshingano yo kwita no kumenya umukiro w'abavandimwe bacu, kubitaho ndetse twigira kuri Yezu Kristu wemeye kwitanga ndetse akageraho gupfa urupfu rwo ku musaraba. Yezu utanga ubuzima ari twagirira, yifuza ko natwe twagira uruhare ku icungurwa ry'isi no ku mukiro w'abantu, tubikesha urukundo ashyira mu mitima yacu. Arashaka ko tumutega amatwi tukumva ijwi rye, kugira ngo natwe tubarirwe mu ntama ze yitangira. Yezu rero ntabwo ari umucanshuro, yita ku ntama yaragijwe n'Imana se kandi akazimenya. Ntabwo azitererana, ntabwo ahunga iyo ibyago bije, ahubwo yemeye gutanga ubuzima bwe arizo agirira. Dusaba Imana natwe duhe ingabire yo kumva ko dufite inshingano zo kwita ku buzima bw'abavandimwe bacu, ko dufite inshingano zo kubafasha kugera ku cyiza, kwamamaza inkuru nziza y'umukiro mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo Imana ihore iteka ihabwa ikuzo mu bantu ndetse no mu biremwa byayo ubu n'iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.